Amahoro y'Imana bene data, twishimiye kubana namwe. Imana y'abera ibaha umugisha. Nejejwe no kubazanira ubutumwa bwiza, ubutumwa Imana yampaye muri iri joro ryakeye. Ni ubutumwa buri mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni ubutumwa Imana yavugaga bwo kubwira abantu bagahumuka, bakabona ahantu bakura amazi, cyangwa bagasaba Imana ikabahumura ikabaha amazi. Ni ubutumwa rero dusanga mu Itangiriro igice cya 21 umurongo wa 19. Haravuga ngo Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi, yuzuza ya mvumba ye, ayaramiza umuhungu we. Imana ishimwe ko Imana itugiriye inama yo kuyisaba kugira ngo duhumuke, tube maso, hanyuma tubone iriba, tubone amazi. Nitumara kuvoma ayo mazi tuyiramize, tuyaramize abacu n'inshuti zacu. Hanyuma rero ibi bifite icyo bisobanuye mu buryo bw'umwuka. Bibiliya ivuga ko amazi kera yasobanuraga umwuka wera, ndetse n'umuriro ugasobanura umwuka wera. Hanyuma Imana yararebye isanga rero abantu ntabwo bagifite umwuka wera, cyangwa ntabwo bakiringira imbaraga z'Imana, kuko amazi yabashiranye. Hanyuma Imana iradusaba ngo tube maso, tuyegere, tuyisabe iduhumure amaso, tubone iriba, tuvoma amazi. Ubutumwa ni ubwo guha abantu batandukanye. Ubutumwa burareba abapasitori batandukanye mu matorero yabo. Ubutumwa kandi burareba abadiyakoni, ndetse abaririmbyi n'abanyamasengesho. Abantu bari muri ayo matorero badafite amazi. Niyo mpamvu Imana idusabye ngo tube maso, tuyisabe guhumuka, tubone iriba, tuvoma amazi, tubashe kuyaramiza ubugingo bwacu bubone kuba buzima. Abantu rero nta byiringiro bari bagifite, ariko muri iri jambo nabonye intsinzi. Numvise abera twongeye kugarukaho, Imana yongeye kutwiyereka, Imana yongeye kuza kubana natwe. Abantu bari babuze amazi, bari bamaze iminsi bafite ibagoye, bafite ibaremereye, babonye amazi. Ikindi nabonye muri ino minsi abantu ngo bahugiye mu gusahura imitungo y'isi. Mbese muri make barimo baracuranwa n'isi. Isi irabereka ibyo ifite, nabo bagacagura. Hanyuma rero naje gusoma amagambo avuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, kandi Uwiteka atanga byose, agabira buri muntu wese uko ashatse. Iby'isi nabyo tugomba kubibona. Ariko ibi byiringiro nakuye muri iri jambo rivuga ngo aragenda avoma amazi, aramira umuhungu we, yuzuza imvumba ye. Imana ishimwe ko Imana yongeye kutubwira amagambo meza yo kutubwira kujya kuvoma amazi, tukuzuza imvumba zacu. Abantu barahangaye. Naje guhabwa akagereranyo k'indirimbo ivuga ngo iyo impara iguye umwuma ngo yahagira ishaka amazi, ngo niko abakristo bakwiye kwahagizwa no gushaka amazi. Niko bagomba kumva umwuma wo gukenera ukuri, wo gukenera ijambo ry'Imana, wo gukenera ibyanditswe byera, wo gukenera ubuhanuzi butari ubuhanuzi bw'ibinyoma, wo gukenera abakozi b'Imana basize amavuta bavugisha ukuri. Abantu bakwiye kugira inyota y'ibi ngibi, ntibagire inyota yo kumva ubuhanuzi bw'Imana. Iguhaye imodoka, iguhaye inzu, igutuje aha, ikoze ibi, igenze gutya. Ndashaka kukubwira ko niba ufite amazi, ntabwo ibyo ngibyo ari byo uzifuza cyane, kuko umuntu ufite amazi cyangwa ushaka amazi azifuza icyo Imana imuvugaho, kandi cyiza cyo kuramira ubugingo bwe. Imana rero ubwo ibonye imitima yacu ikakaye, niyo mpamvu yahisemo kutugira inama yo kuyishaka, tukayishaka n'umutima unyuzwe, n'umutima uyishakisha cyane, kandi tutabeshya. Muri ino minsi usanga abantu barimo gukorera Imana babeshya cyangwa bariganya, muri make bashaka inyungu z'ibyo bayikuraho. Ariko ntabwo dukorera Imana kubw'inyungu, ahubwo dukorera Imana kubw'uko ari umugambi wayo, kandi ari iby'umumaro kuri twebwe, ari n'inyungu zo kugira ngo ubugingo bwacu bubeho. Imana yacu ishimwe, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nyuma y'iri yerekwa nagize n'irindi yerekwa rikomeye cyane, bitumye nza no kuburira abantu bamwe na bamwe bagaragara muri ibi byiciro. Satani afite umugambi wo kuzakoresha abantu ashingiye ku bumenyi bafite, cyangwa ku byo bafitiye amahugurwa, kugira ngo bamufashe gukora akazi ke. Nabonye Satani afite umugambi wo gutanga ikiguzi ndetse n'ibiciro byinshi mu kwamamaza ibintu by'abatinganyi, aho bazaha abantu amafaranga menshi, bagaha abakora mu bijyanye n'iby'ubuzima, bagaha abashinzwe uburenganzira bwa muntu amafaranga. Abantu bakemeza ko ari uburenganzira bwabo, ngo kandi ngo abantu ariko bavuka, ariko byagenze. Ni ikintu gikomeye, ni isheni ndende. Satani uko yishuraga, yahamagaye abantu bakora mu buganga n'abandi bashinzwe iby'ubujyanama bw'ubuzima cyangwa imibereho myiza,
mu mahugurwa akomeye bahabwa amafaranga menshi kugira ngo bigishe abantu iki kintu, bashyiremo inshengezamatwara y'uko kuba umutinganyi atari ibintu umuntu ahitamo, ahubwo ngo ari ibintu avukana. Byarambabaje cyane. Hanyuma jyewe mbwira abantu, ndavuga ngo nta mafaranga ariyo yose, nta n'ikiguzi cyose wampa ngo njye kwemeza ikinyoma, ngo njye guhakana Imana, ngo njye kwemeza ibintu Imana yanga urunuka. Mu byaha byarimbuye Sodomo na Gomora, iki cyaha cy'ubutinganyi kirimo n'icyaha Imana yanga urunuka, gituma kizana umuvumo ku gihugu, kikazana umuvumo ku muryango, kikazana umuvumo aho utuye n'aho ukorera. Hanyuma rero Imana ntabwo ikintu azakihanganira. Turi kubwira abantu kugira ngo bahinduke, bagire ubwenge, bamenye icyo umwami wacu ashima kandi bezwe, hanyuma ahubwo bagire ishyaka n'umwete byo gushakishira iriba no gushaka aya mazi, iyi soko imara inyota, ari wo mwuka wera, arizo mbaraga zo guhishurirwa, ari bwo bumenyi n'ubuhanga, ariko gukomera, arizo mbaraga kugira ngo babashe kubitsindisha no kubizimisha imyambi y'umubi. Satani afite gukora cyane kuko abona igihe kimushirana. Niyo mpamvu natwe turi kubwira abantu ngo dukore cyane, tujya mu nzira y'ukuri no gukiranuka, kuko byanze bikunze igihe kiri bugufi, itorero riri hafi gutaha. Ibimenyetso birabigaragaza. Umuntu wese uzi ubwenge yegera Imana kandi yezwe. Mwakire amagambo y'Imana. Murakoze.